Ndabasuhuje nanone mbahaye ikaze abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi. Turacyaganira rero, turimo kuganira inzira 10 abakundana bakwiye kwibandaho ngo umubano wabo ukomere. Iyo umusore n'umukobwa bakundana, umwe aba yifuza kugaragariza undi uko amwitayeho kandi agakora buri kimwe cyose cyakomeza kubaka urukundo rwabo. Uburyo bwose ushobora gukoresha rero n'icyo wakora cyose ngo ukomeze urukundo rwawe n'uwo mukundana buba ari bwiza pe, ariko hari uburi bwiza kurushaho butuma buri umwe aha agaciro ibyo ndakora. Urukundo ni ikintu kigoye kubaka kandi muri rwo haba ibigeragezo. Gusa icy'ingenzi ni uko buri wese akora ibishoboka byose kugira ngo urukundo rudasubira inyuma. Ibi ni ibintu 10 by'ingenzi umusore cyangwa umukobwa bari mu rukundo bagomba gukora ngo barusheho kuryoherwa n'urukundo rwabo. Tugiye kubiganira rero. Icya mbere, bwira uwo ukunda uko wiyumva. Niba uhisha uwo mukundana uko wiyumva ugatinya kumuhishurira ibyo ukeneye, ntabwo ari we uzabasha gusoma mu mutima ngo amenye icyo utekereza. Mubwire niba hari icyakubabaje cyangwa akugira inama icyo ari cyo cyose. Ibyo bizatuma arushaho kwiyumvamo, bityo urukundo rurushaho gukomera. Icya kabiri, mujye muhana umwanya wo kuganira. Nibura mufate umwanya nka rimwe mu cyumweru wo kwicara ahantu hatuje mugire icyo muganiraho. Mubwire niba hari ikintu umubonaho cyiza cyangwa niba hari icyo utamubonaho cyiza ubimubwire. Niba hari ibyo aherutse gukora bitagushimishije nabyo ubimubwire. Mubifateho umwanzuro, ntukamutinye, jya umubwira, jya wisanzura umubwire byose. Icya gatatu, irinde kuganzwa n'umujinya. Icyo waba wapfuye n'umukunzi wawe cyose, jya wirinda kumwereka umujinya, ushobora gutuma arushaho kugutinya. Mu gihe ubabaye, irinde gukupa telefone. Mu gihe umukunzi wawe ari kwisobanura, jya umutega amatwi, umuhe umwanya, wumve icyabimuteye kugeza ikiganiro kirangiye. Icya kane, jya wigirira icyizere. Nta muntu uzigera aguha agaciro mu gihe wowe ubwawe utakiha. Uko ugaragara n'uko witwara niko abandi bagufata, bityo niwiyubaha n'umukunzi wawe azakomeza kukubaha, nk'uko twabiganiriye mu kindi kiganiro cyacu cyabanje gutambuka imbere. Icya gatanu, ntukamutererane. Umusore n'umukobwa bifuza kurushinga baba bagomba gusangira byose kandi bose bakagira uruhare mu rukundo, ari nako basangizanya ibyiyumviro, nta kumva ko hari ugomba kuvunika wenyine. Mugomba gufatanya byose. Icya gatandatu, tekereza kure. Abakunzi buri umwe aba agomba gufata mugenzi we nk'aho akanya bafite ari cyo gihe cya nyuma bafite ku isi, akamukunda atisigarije. Buri munsi ujye utekereza ku kintu gihambaye umukunzi wawe yagukoreye, bizabasha kukugaragariza hari icyo kwitabwaho kurusha ikindi mu mubano wanyu. Icya karindwi, kwiyumva ko hari wageze ngo ushyire agati mu ryinyo. Akenshi iyo umusore n'umukobwa bakiri kurambagizanya bombi baba bagihararanye, ariko hari igihe bigera umwe akumva ko yafatishije undi ku buryo bashobora gusa naho bagabanyije. Buri wese yumva ko icyo yashakaga yakigezeho, ariko ibi si byo. Ahubwo baba bagomba gukomeza kubwirana ya magambo meza babwiranaga na mbere nyine bagitangira urukundo. Kabone niyo baba barashakanye, bagomba gukomeza kubwirana ya magambo babwiranaga, akamwitaho, akamukorera ibyo yamukoraga mbere bagitangira. Icya munani, ntukarambirwe mu gihe bitagenda neza. Mu gihe hari ikitagenda neza mu rukundo, ntukarambirwe cyangwa ngo wumve wiyanze. Mu buzima buri wese yakosa, icy'ingenzi ni ukumenya ko mwese muri abantu. Ihanganire igihe runaka nibidakunda ushaka undi, kuko ubwo wazaba atari uwawe. Ntugahatirize rwose, jya wihangana, ntukarambirwe, jya utegereza. Icya cyenda, ntukagire ipfunwe ryo kuganira rero. Kugumana ibintu mu mutima ntubisangize mugenzi wawe ni kimwe mu bintu bikoma mu nkokora umubano, ndetse bimwe wahishe bikarangira biteje ikibazo. Kutavuga ibintu kandi nanone ushobora gutera ibibazo bigaragara ndetse n'ibyo mu mutwe, bityo ni byiza kuganira na mugenzi wawe. Kuganira na mugenzi wawe byose bituma kwizera kandi bikarinda ibibazo byavuka biturutse kutumvikana. Icya 10, irinde kumucyurira ku byahise. Jya wirinda kwibutsa uwo ukunda bimwe mu byo yigeze gukora bitari byiza mu gihe muvugana, cyangwa ngo wite ku ntege ze aho kwita ku byiza bye. Ushobora kujya umwibutsa ibihe byiza mwagiye mugira, naho kwibanda ku bihe bibi byagiye biba hagati yanyu, kuko byakwangiza umubano wanyu. Ngibyo rero ibintu ugomba kwibandaho
inzira 10 abakundana bakwiye kwibandaho ngo umubano wabo ukomere. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye, urukundo rwanyu rukomeze rubaryohere rwose, mwaguke mutere imbere. Ndakwifuriza kugira ngo we mukundana n'uwo wihebeye muzagere ku ntego. Mugire ibihe byiza rero, Imana ibashyigikire aho muri hose.